aravuga ati ibiva mu muntu nibyo bimuhumanya, kuko mu mitima y'abantu havamo imigambi mibi, guheheta no gusambana, kwiba no kwica, kwifuza kubi no kugira nabi, uburiganya n'iby'isoni nke, ijisho ribi n'ibitutsi, ubwibone n'ubupfu. Ibyo bibi byose biva mu muntu nibyo bimuhumanya. Mariko igice cya 7 umurongo wa 20 kugeza ku 23. Reka n'ubundi ngusuhuze inshuti yanjye kandi muvandimwe wanjye unteze amatwi uyu munsi, ngushimira ko uri kumwe natwe muri iki kiganiro. Mu minsi yashize ku mihanda twabonye impfu zidasobanutse z'abantu kandi twakundaga. Tubona abafungwa bazize ibyaturutse mu kanwa kabo, tubona kandi insengero zifungwa. Ariko kandi uko leta ikaza umugaga mu gufunga inyubako abantu benshi bateraniragamo, nako abakozi b'Imana bashwiye imishwaro ku mbuga nkoranyambaga bavuga ibyo abantu benshi bavugaga ko bidakwiye ku bantu bavugaga ko ari abakozi b'Imana. Mbere yo kwinjira mu kiganiro, banza utege amatwi iyi nkuru. Umunsi umwe ubwo umwana w'umuhungu yari yujuje imyaka 17, nyina ntacyo yari afite cyo kumufasha kwishimira iyo sabukuru yiwe. Nuko ubwo bari bicaye imbere y'umuriro botsa ibigori, umwana abaza nyina ati, none se mama, ko mpaye ibigori ku myaka 17, ku myaka 18 ko nzaba nabaye mukuru, ni iyihe mpano uzampa noneho? Umubyeyi amera nk'aho atabyumvise kuko ibigori byanaturikaga, ababyokeje murabizi. Umwana arongera abaza mama we ati, mama, uzampa iyihe mpano ku isabukuru yanjye ningira imyaka 18? Umubyeyi arongera yigira nk'aho atabyumvise. Nuko ku nshuro ya 3 umwana abaza mama we ati, mama, nakoze iki uno munsi ko utansubiza? Nuko umubyeyi asubiza umwana ati, humura, icyo gihe nikigera nzaguha ikizaba kigukwiye kandi uzishima mwana wanjye. Bidateye kabiri, umwana aza gufatwa n'uburwayi bukomeye bw'umutima, ndetse basanga warangiritse bisaba ko hashaka undi. Nuko umubyeyi yiyemeza guha wa mwana we umutima, ariko igikorwa nticyagenda neza. Umubyeyi arapfa. Mbere y'uko apfa, yanditse akandiko kagira kati, mwana wanjye nkunda, wambereye umwana mwiza, bituma mba umubyeyi wizihiwe. Ndabona ndi mu marembera y'ubuzima, ariko nifuje kuguha Imana isumba izindi ku isabukuru yawe. Ku isabukuru yawe uzaba ufite umutima mushya, ari wo mutima wa mama wawe. Uzawubungabunge, ntuzahungabane. Uzawukoreshe wiyubaha, bizatuma nanjye nubahwa kugeza ubwo tuzongera kubonana aho tutazongera gutandukana. Aho nta handi ni mu ijuru. Ndagukunda mwana wanjye, uzagire isabukuru nziza. Mariko mu isomo twatangije ikiganiro yatwibukije ko ibiva mu muntu ari byo burya bimuhumanya. Ibi byanteye kujya ku mbuga nkoranyambaga nitegereza amagambo abantu babwira bagenzi babo, ubuhamya butangwa, ariko kandi nibanze cyane kubiyita ko bazi ko bakorera Imana. Nuko mbona amagambo bavuga arenze imitekerereze ya muntu, bityo mfata icyemezo cyo gukora iki kiganiro. Ikaze. Mu bushakashatsi bwakozwe mu myaka yashize, hagaragajwe ko mu bibazo byugarije isi ya none harimo ubuzima bw'uburwayi bwo mu mutwe, ihindagurika ry'ikirere, iterambere mu by'ikoranabuhanga ku buzima bwa muntu, ukuzima k'urusobe rw'ibinyabuzima, ibyago bishobora guturuka ku bitwaro bya kirimbuzi, ubwiyongere bukabije bw'abaturage ndetse n'ibyorezo. Ibi byose n'ibindi ntarondoye byubakiye mu gushakisha ubutunzi. Mu yandi magambo, gushaka amafaranga. Uko iterambere ryiyongera, ni nako abantu turushaho gushaka amafaranga mu buryo bwose twayabonamo,
ariko akaboneka, haba mu byo tuvugira cyangwa se dukorera hano ku mbuga nkoranyambaga, haba ibyo dukoresha amaboko cyangwa ubwenge, haba intambara duteza ibihugu bigenzi byacu, haba gukura abantu twita babi mu buzima bwacu, haba gutandukana kw'imiryango yacu n'ibindi byose nawe uzi ntarondoye ubona bituma utagera ku butunzi ushaka kugeraho. Hagati aho hari ikibazo nkunda kwibaza, ni gute mu biriho byose ikiremwa muntu ari cyo kiremwa gihorana inyota n'umururumba wo gushaka kwigwizaho ubutunzi bwose, byaba ibikenewe byaba n'ibidakenewe, kandi tuzi neza ko igihe kigera tugapfa tukabisiga bikazaribwa n'abatarabikoreye. Uyu munsi uwavuga ko ubutunzi ari cyo kintu kiza imbere mu kwangiza imibanire n'abantu n'abandi, ntabwo yaba agiye kure y'ukuri. Atari uko kugira ubutunzi ari bibi, ahubwo kuba imbata yo gutera imbere no gutsirimuka ku ngufu bishingiye ku butunzi bukabije bigira ingaruka zitari nziza uko byagenda kose. Umunezero Imana yari yaraturemanye wari umunezero karemano ushingiye ku mibanire y'abantu n'abandi ndetse n'umubano mu bantu. Ubu byose byaracuramye. Niba ukunda umuntu kugira ngo bimwereke, bishyire mu bikorwa, umuhe ibifatika. Nta munezero ukiboneka hatabayeho kugura cyangwa se gutunga ibintu runaka. Mu yandi magambo, kugira ngo wishime bisaba ko ugomba gutanga cyangwa se guhabwa amafaranga. Nyamara mu bihe bya kera imibanire y'abantu yari ishingiye ku bufatanye n'ibindi binyabuzima, ni ukuvuga abantu ku bandi, abantu n'inyamaswa, abantu n'ubutaka, abantu n'amazi, abantu n'izuba, abantu n'ukwezi n'ibindi ntarondoye. Ariko twe icyo dufitanye isano nacyo iruta ibindi uyu munsi ni ifaranga, ariyo yadutandukanyije n'abavandimwe, adutandukanya n'inshuti, aho abantu twashiriye mu nyanja n'amashyamba dushaka uko twajya gushaka ubutunzi buruta ubundi, kugeza ubwo abantu babigize umugani bati, erega burya ntiwakundwa na bose kutari amafaranga. Nkiri ku by'umuryango ariko ntaribagirwa, kera twajyaga twumva mu muryango babyaye twese tukihutira kumenya nimba ari igitsina gore cyangwa ari igitsina gabo. Ni ukuvuga ngo ese mwabyaye agahungu cyangwa ni agakobwa. Uko iterambere riza, ubu ibihugu bimwe na bimwe ntibigishyira igitsina cy'umwana wavutse mu irangamimerere kubera ko ngo umwana azihitiramo igitsina cye amaze gukura. Ibyo kandi bigashyigikirwa n'umuteguro wabanje ngo ubone umuntu umenye ko ari igitsina gore cyangwa se ari igitsina gabo, aho tugomba kwemera ko ngo ari uko baremwe, natwe tukingira injiji koko tukabyemera, kugeza ubwo na nyakubahwa Perezida wa Repubulika wacu nawe yivugiye ko ngo abo bantu batavugwaho. None se iterambere ni ribi? Oya. Gusirimuka se byo ni bibi? Oya. Amafaranga se yo ni mabi? Oya. Ariko kandi ntiwabona igisubizo umpa ndamutse nkubajije nti ni gute twisanze twambara amafaranga, tukaraba amafaranga, tukarya amafaranga, ariko kandi ubu tukaba tugeze n'aho kugira ngo tunezerwe, tugire imibanire myiza, tugomba kwishyurana amafaranga. Mu gitekerezo twatangirijeho ikiganiro, twumvisha inkuru y'umwana n'umubyeyi. Umwana wasabaga impano nyina kandi ntacyo afite. Gusa nubwo atari afite impano y'amafaranga, yamuhaye rumwe mu ngingo ze nk'ikimenyetso cy'urukundo rutarondoreka umubyeyi yakundaga umwana we, nk'uko Imana umubyeyi wacu yabidukoreye ku musaraba, ndetse tutirengagije n'uburinzi bwayo buhorana natwe umunsi ku wundi mu maraso yatumenewe ku musaraba binyuze muri Kristo Yesu. Icyo gitambo ntabwo twakibonera ikiguzi kigikwiriye. Iyo kandi usomye mu Befesi igice cya 2 umurongo wa 8 kugeza ku wa 10, hatubwira ko twakijwe buriya n'ubuntu kubwo kwizera, bitavuye kuri twe ahubwo ari impano y'Imana.
Ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira, kuko turi abo yaremye turemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyo Imana yiteguriye kera kugira ngo natwe ubwacu tuyigenderemo. Nubwo muri ku gice cya 7 isomo twatangije ikiganiro hatubwiragwa ko ibiva mu muntu ari byo bimuhumanya, twanabonye impano y'umutima mushya umwana yahawe mu gitekerezo. Umutima wari uherekejwe n'urwandiko rwabwiraga umwana ko afite umutima mushya, ari wo mutima wa mama wiwe. Yasabwe kuzawubungabunga, kuzawukoresha yiyubaha kugira ngo na mama wiwe nubwo atakiriho azakomeze kubahwa biturutse ku mwana, ari nacyo Kristo yadukoreye ku musaraba. Bityo rero ku bantu bavuga ko bazi Imana, amagambo yacu, ibikorwa byacu, imyitwarire yacu bikwiriye kuba bihesha agaciro n'icyubahiro uwatwitangiye ku musaraba. Iby'iyi si n'imihindagurikire yayo ntibyagakwiriye kuba bidupfoma mu nkokora n'amasezerano menshi dufite, kandi tuzi neza ko uwayadusezeranyije atabeshya. Ni ukuri ndababwira yuko unyizera imirimo nkora nawe azayikora, ndetse azakora n'iyiruta kuko njya kwa Data. Kandi icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikorera kugira ngo Data yubahirizwe mu mwana we. Nimugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora. Ayo ni amagambo aboneka mu rwandiko rwa Yohana igice cya 14 ku murongo wawo wa 12 kugeza ku wa 14. Soza iki kiganiro, urugamba rwo kwigwizaho amafaranga n'ibintu byinshi bigatuma duhemuka, tugahemukirana, bisa neza no kwirwanya ubwacu. Nyamara icyo tubikorera ni urukundo rw'abantu, ni ukubana n'abandi no guhabwa agaciro mu bandi. Ibi ngibi ntibigurwa amafaranga rwose, bigurwa ubuntu. Uzagira umwaka mwiza wa 2025. Gira amahoro.